Muraho neza bavandimwe namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara abantu benshi bakunze kwita rubagimpande, cyane cyane abanyarwanda. Hari n'abavuga yuko rero ishobora kubiterwa n'imbeho, abandi bakavuga ko ari indwara y'abasaza cyangwa se abantu bakuze, abandi bakavuga ko nta muti igira. Ariko se uko kwaba ari ukuri? Ukuri se nyako ni ukuhe? Ese rubagimpande niki mu by'ukuri? Iterwa n'iki? Ivurwa ite? Ese ishobora gutera ubumuga? Uyu munsi tugiye kubivugaho byose mu buryo burambuye kandi busobanutse. Niba ari ubwa mbere dukurikiye cyangwa se urusanzwe dukurikira ukaba utarakanda subscribe, bikore nonaha kuko nibyo bizajya bituma buri kiganiro cyose dukoze kibasha guhita kikugeraho gatanu ku kandi. Rubagimpande rero tugiye gutangira dusobanukirwa ubundi ntiki. Rubagimpande mu buvuzi yitwa rheumatoid arthritis mu rurimi rw'icyongereza. Ni indwara iterwa n'uko ubwirinzi bw'umubiri cyangwa se immune system bwibasiye ingingo z'umuntu. Bisanzwe bizwi ko ubwirinzi bw'umubiri cyangwa se aricyo bita immune system irinda umubiri indwara, ariko kuri iyi ndwara yo rheumatoid arthritis cyangwa se rubagimpande, ubwirinzi bw'umubiri nibwo usanga bwatangiye kwibasira igice gitwikira ingingo aricyo cyitwa synovium, bikaba rero byatera kubyimba, ibyo bakabyita inflammation, bigatera ububabare ndetse bigatuma n'ingingo zigenda zangirika buhoro buhoro. Nakubwira ko iyo bitavuwe kare iyi ndwara ishobora no kwangiza ingingo burundu, ugasanga umuntu anakuriyemo ubumuga. Reka turebe rero ni ibiki biyitera, ubundi biba byagenze bite ngo rubagimpande ibe yakwata ku muntu cyangwa se umuntu bavuge ko arwaye rheumatoid arthritis. Impamvu nyayo mu by'ukuri ntabwo iramenyekana neza nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, ariko hari ibintu byongera ibyago byo kuba umuntu yarwara iyi ndwara, birimo imiterere y'umuryango ikizwi nka genetics, aho usanga niba mu muryango hari uwigeze kurwara iyi ndwara ya rubagimpande cyangwa se ya rheumatoid arthritis, bitewe n'uko hari abagiye bamukomokaho bashobora nabo kuba bagira ubu burwayi. Ikindi kintu gishobora kuyitera ni impinduka z'imisemburo, nayo mpamvu ikunze gufata abagore cyane bitewe n'ibihe bitandukanye bajyamo, bakaba hari imisemburo imwe n'imwe bagenda bavubura bitandukanye. No ku bagabo ibyo rero bibongerera amahirwe menshi yo kuba barwara rubagimpande kuruta abagabo. Ikindi kintu gishobora kuba cyatuma umuntu arwara rubagimpande burya ni ukunywa itabi. Kunywa itabi, stress ikabije, ibyo byose nabyo biri mu byongera ibyago byo kuba umuntu yarwara iyi ndwara ya rheumatoid arthritis cyangwa se rubagimpande. Si ibyo gusa, hari n'indwara z'ubwirinzi bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo ubwirinzi bw'umubiri niba butari gukora neza, niba bufite ikibazo, nabyo bishobora kuba byatuma n'ubundi umuntu arwara rubagimpande, nk'uko twari twamaze n'ubundi kubisobanukirwa tubona yuko ari igihe ubu bwirinzi bw'umubiri buba butari gukora neza, ugasanga bwatangiye kwataka ingingo. Ibyo rero bikaba ari byo bita rubagimpande. Navuga ko rero ari indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese, niyo yaba akiri mutoya. Reka turebere hamwe rero ibimenyetso bya rubagimpande. Umuntu uyirwaye agaragara ati? Dore ibimenyetso bikunze kugaragara. Ikimenyetso cya mbere ni ukubabara mu ngingo, cyane cyane ni intoki, ibirenge, ibitugu ndetse no mu mavi. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukubyimba kw'ingingo cyangwa se ugasanga mu ngingo habyimbye. Ubwo iyo mvuga mu ngingo ni joints, ni aho amagufwa abiri agenda ahurira cyangwa se hantu ushobora guhinira urugingo. Urabona nk'intoki ushobora kuzihina, aho hantu uzihinira niho bita joints cyangwa se mu ngingo. Nk'ivi ushobora kurihina, hariya hantu rihinira niho bita mu rugingo cyangwa se mu ngingo. Niyo mpamvu rero kubyimba mu ngingo bishobora kuba byatuma rwose nyine umuntu agaragaraho ubu burwayi, cyangwa se ari bimwe mu bigaragaza ko umuntu afite ubu burwayi bwa rheumatoid arthritis, abenshi bakunze kwita rubagimpande. Iki gihe ingingo uba usanga zabyimbye, ugasanga ingingo zirashyushye, ugasanga nanone zirababaza iyo uzikozeho cyangwa se ugerageje kuba wazifataho.
Ikindi kimenyetso cya gatatu ni icyitwa morning stiffness, aho mu gitondo ingingo zikomera cyane ugasanga nyine ntabwo uri kubasha kuba wazimuvinga cyangwa se kuba wazinyeganyeza. Urugero niba ushaka nko kurambura ivi ukumva ntibiri gukunda, waba ushaka nko kurambura intoki ukumva ntibiri gukunda, washaka kuzihina ukumva ntibiri gukunda. Akenshi cyane ububabare bushobora kumara nibura iminota 30 kugeza ku isaha utarabasha kunyeganyeza neza izo ngingo. Iki rero kiba ari ikibazo gikomeye, kikaba n'ikimenyetso kigaragaza yuko ushobora kuba ufite ubu burwayi bwa rheumatoid arthritis cyangwa se rubagimpande nk'uko abenshi bakunze kwita ubu burwayi. Ikindi kimenyetso cya kane ni ugucika intege. Abantu benshi burya bafite ubu burwayi bakunze kunanirwa cyane nubwo baba batakoze akazi gakomeye, ugasanga umuntu uba ufite umunaniro rwose ukaba wamubaza uti wakoze iki ntabashe kuba yakibona. Ikindi kimenyetso cya gatanu burya nuko iyi ngiyi ari indwara ifata impande zombi, ni nayo mpamvu bayita rubagimpande. Bivuze ngo ica ku gice cy'iburyo igaca no ku gice cy'ibumoso. Tuvuge urugero wenda niba tugiye nko mu ngingo zo mu ntoki, niba intoki z'iburyo zibabara nta kabuza n'intoki z'ibumoso zishobora kubabara. Bivuze ngo igenda mu buryo buri symmetrical, ni ibumoso ndetse n'iburyo. Abantu rero bakunze gufata ubu burwayi bwa rubagimpande cyangwa se rheumatoid arthritis bakabyitiranya n'ubundi burwayi bwitwa osteoarthritis nabwo bukunze kwataka amagufwa. Bitanira hehe? Ubundi mu by'ukuri bisobanurwa gute? Ni gute nyine umuntu ashobora kubitandukanya, cyane ko abantu benshi bibatera urujijo. Burya abantu benshi bakunze kuyivanga na osteoarthritis nk'uko nari mbigarutseho. Iyi ngiyo ikaba ari indwara cyane cyane ikunda kuza mu busaze, bagakunda kandi nanone kuyivanga n'iyitwa gout, bagatangira kuyivanga n'iyitwa ububabare busanzwe bw'ingingo. Itandukaniro rikomeye rihari rero ni uko rheumatoid arthritis cyangwa se iyi rubagimpande ikunze gufata n'abakiri bato, ikaba kandi itera kubyimba gukomeye, ikaba ifata n'impande zombi z'umubiri, bitandukanye n'izo ndwara zindi. Izo ndwara zindi zishobora gufata uruhande rumwe, mu by'ukuri ugahita ubwirwa nuko nyine usanga hamwe hababara ariko ahandi ugasanga nta kibazo. Icyo gihe rero bishobora kugufasha gutandukanya iyo rheumatoid arthritis ndetse n'iyo osteoarthritis ikunze kuza mu ndwara nyine zikunze kwibasira abakuze cyane. Ushobora rero kuba wabona ibyo bimenyetso ariko ntabwo biba bihagije ngo umenye ngo neza ndwaye ubu burwayi cyangwa se mfite rubagimpande. Niyo mpamvu hari isuzuma rikorwa iyo ugeze kwa muganga. Isuzuma rero rikorwa rite? Muganga ashobora kugusuzuma ingingo, ashobora gukoresha ibizamini by'amaraso, hari ibyo abona akaba ashobora guhita amenya niba urwaye ubwo burwayi bwa rheumatoid arthritis cyangwa se bwa rubagimpande binyuze mu cyitwa rheumatoid factor, ashobora gupima akayisanga mu maraso. Ikindi kintu bashobora kugusuzuma bakoresheje x-ray cyangwa se kugucisha mu cyuma, cyangwa se bagakoresha uburyo bwa ultrasound, nabwo ni bumwe mu buryo bwifashishwa mu kureba niba umuntu yaba arwaye rubagimpande cyangwa se arwaye rheumatoid arthritis. Kwihutira kwisuzumisha rero biba ari ingenzi cyane, cyane ko iyo uvuwe kare bishobora kukurinda ubumuga. Ivurwa rero ryo rikorwa rite? Nubwo ari indwara idakira burundu ariko iragenzurwa. Hari imiti igabanya uko kubyimbirwa, hari n'imiti ihindura imikorere y'indwara. Iyi ni imiti abantu bakunda gukoresha cyane hirya no hino ku isi, ubwo ndavuga abaganga ababyigiye kuko nibo nyine baba babifitemo ububasha. Ni imiti ifite ubushobozi bwihariye cyane ko nyine igenda ifasha mu kurwanya ubwo burwayi. Ni imiti by'umwihariko yagiye igaragaza ko ari imiti yibanze cyane, niyo mpamvu ngira ngo nayo nyigusobanurire ubashe kuba wamenya ngo ni imiti iba imeze ite. Ni imiti rero ihindura imikorere y'indwara, bayita DMARDS, bakaba mu by'ukuri bayita the cornerstone of treatment for rheumatoid arthritis and other autoimmune conditions. Mu rurimi rw'icyongereza nk'uko iyi mini bivuga ni disease modifying
anti-rheumatic drugs. Ni ukuvuga ngo rero ikoreshwa cyane mu kuvura nyine ubu burwayi bwa rubagimpande cyangwa se bwa rheumatoid arthritis ndetse n'izindi ndwara zose zigendanye n'ubwirinzi bw'umubiri. Uburyo rero bundi ivurwamo na physiotherapy irafasha cyane binyuze mu kugabanya ububabare, kurinda ingingo kwangirika, kongera imbaraga z'imikaya no kwigisha imyitozo iboneye ibasha kugufasha kugira ngo za ngingo zawe zongere zibashe kugenda neza, zisanzure, nta kubyimbirwa nabyo bibashe kuba byagabanuka ndetse binakurinda ubumuga. Hari icyo rero umurwayi yakora nubwo aba arwaye afite icyo kibazo. Ikintu cya mbere ni ukwirinda itabi, ni ugukora imyitozo yoroheje, ni ukurya indyo yuzuye, ni ukugabanya stress, ni ugufata imiti nk'uko muganga yabimutegetse. Ntukihanganire ububabare igihe kirekire kuko bishobora kukuviramo ubumuga cyangwa se ubundi burwayi bushobora kwataka umubiri. Dore rero ingaruka iyo itavuwe by'umwihariko ushobora kuba wahura nazo. Iyo ititaweho cyangwa se ukaba wabirwara by'umwihariko ukicejekera ukituriza ukavuga uti areka ibingibi rwose ntabwo njya kubyivuza wenda bitewe n'uko utari unabisobanukiwe, ingingo zishobora kwangirika, intoki zikagorama, ubumuga bushobora kubaho ndetse umuntu agatakaza ubushobozi bwo gukora. Ariko iyo uvuwe kare ushobora kubaho ubuzima busanzwe ndetse ntibibangamira akazi kawe. Nk'umwanzuro nsoza nakubwira ko rubagimpande atari indwara y'abasaza gusa, nta nubwo ari indwara iterwa n'imbeho gusa nk'uko abantu bamwe babivuga, ahubwo ni indwara ikomeye ariko ishobora kugenzurwa. Icy'ingenzi ni ukumenya ibimenyetso hakiri kare, ukisuzumisha ubundi ugakurikiza inama z'inzobere, inama za muganga. Niba wakunze iyi video kanda like, ukande subscribe kandi wandike ikibazo cyawe muri komenti kugira ngo nze kubinyuzamo amaso mbashe kubasubiza. Niba hari n'icyo wifuza ko nazabasobanuriraho muri video yacu itaha, nacyo cyandike muri komenti kugira ngo mbibone nzabashe kukibasobanurira.